Hari ukuri kutavugwa cyane. Isi ntabwo iyoborwa n'ukuri gusa, ahubwo iyoborwa n'imbaraga. Abenshi bakura bigishwa kuba abana beza, kuba inyangamugayo no gutekereza ko ibintu bihinduka ubwabyo. Ariko uko imyaka igenda ishira, benshi bakisanga bakandamijwe ndetse banakoreshwa mu mirimo y'ubucakara. Atari uko batari abanyabwenge, ahubwo kuko batazi amategeko ayobora imbaraga. Uyu munsi ntituri hano ngo twigishe uko twaba abantu babi. Turi hano ngo twige uko twirinda, uko tumenya imikino yo gukinwa mu buzima, no kumenya uko twahagarara dufite imbaraga mu isi itagirira impuhwe umuntu udafite imbaraga. Iyi video ishingiye ku bitekerezo bikomeye bya 48 Laws of Power ya Robert Greene. Si amategeko yo gukandamiza abandi, ahubwo ni amategeko yo kumenya uko isi ikora kugira ngo utaba igikoresho cy'abandi, ahubwo ube umukinnyi wuzuye mu kibuga cy'ubuzima. Reba neza, tega amatwi, kuko ibyo ugiye kumva bishobora guhindura uko wibona, ubona abandi, n'uko uzajya witwara mu buzima bwa buri munsi. Murakaza neza kuri Guta. Kugira wumve neza aya mategeko, ugomba mbere na mbere kumenya uwayanditse. Robert Greene ntabwo yabyutse umunsi umwe ngo yandike 48 Laws of Power. Yabanje kuba umwigishwa w'isi ubwayo. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yiga amategeko n'ubuvanganzo Classical Studies, aho yatojwe gusoma no gusesengura inkuru z'abantu bagize isi, ariko ubuzima bwe bwite bwabaye ishuri riruta ishuri tuzi ubu. Yakoze imirimo irenga 50 itandukanye. Yabaye umukozi usanzwe, umwanditsi w'ibyapa, umufasha mu makampani, umwanditsi wigenga. Muri iyo mirimo yose yabonaga ikintu kimwe gihora gisubirwamo: abantu bagira imbaraga si abandi b'inyangamugayo kurusha abandi, ahubwo ni babandi bumva ko imbaraga zikora. Robert Greene yize amateka y'aba impera, abami b'abami, abami nyirizina, abanyepolitike, abasirikare, abacuruzi n'abanyabwenge bo mu bihe bitandukanye. Nicolas Machiavelli, Sun Tzu, Napoleon Bonaparte, Louis XIV n'abandi benshi. Mu byo yabonaga byose hari isomo rimwe rikomeye: imyitwarire y'abantu irahinduka, ariko amategeko y'imbaraga yo ntahinduka. Niho yahereye yandika 48 Laws of Power, igitabo kitatubwira uko umuntu yaba mubi, ahubwo kitubwira ukuri kw'isi abantu benshi bahishwa. Iyo niyo mpamvu iki gitabo cyakunzwe n'abasirikare, abanyapolitiki, abacuruzi, abaraperi, abakinnyi ba sinema n'abantu bashaka kwiyubaka mu buzima, kuko kitabeshya, kigaragaza isi uko iri ndetse atari uko twifuza kwiba. Kumenya background ya Robert Greene ni ukumva ko aya mategeko ataturutse mu nzozi, ahubwo yaturutse mu kwitegereza abantu, gutsindwa, gutsinda no kwiga amateka y'abantu bagize imbaraga. Itegeko rya mbere: ntuzigere urusha umuyobozi wawe kugaragara. Buri gihe jya utuma umuyobozi ugukure yumva ko ari umunyabwenge kandi w'ingenzi. Nuramuka ugaragaje impano kurusha umuyobozi wawe, ashobora kwiyumva nk'uri hasi yawe cyangwa akagira ishyari maze akakurwanya. Gira kwicisha bugufi. Rimwe na rimwe uha abandi umwanya wo kugaragara kugira ngo bumve batekanye. Urugero: Nicolas Fouquet yigaragaje cyane ku mutungo w'imbere y'umwami Louis XIV, bituma umwami amugirira ishyari, aramufunga, amufungira mu gihome, imitungo yose arayigarurira. Itegeko rya kabiri: ntukizere cyane inshuti, menya uko wakoresha abanzi. Inshuti zishobora kuba indahemuka, ariko nanone zishobora kudatekereza neza cyangwa kugusaba byinshi. Iteka abanzi bashaka kwiyerekana, bituma bashobora gukora cyane kurusha inshuti zisanzwe. Tekereza neza, gerageza abantu, kandi uvange abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo utishingikirize ku itsinda rimwe. Urugero: umwami Augustus yahinduye abahoze ari abanzi b'abafatanyabikorwa, akoresha ubumenyi bwabo mu kubaka ubutegetsi bwe buhamye. Itegeko rya gatatu: hisha imigambi yawe. Jya uceceka imigambi yawe kugira ngo abandi batayibangamira cyangwa ngo bayigane. Iyo abantu batazi intambwe yawe ikurikira, ugumana ubwisanzure ku ruhande rwawe. Vuga gake ku ntego nyamukuru, ugaragaze gusa ibimenyetso bito bidateje ikibazo igihe bibaye ngombwa. Urugero: Hannibal yahishe Abaroma inzira n'igihe yari gutera, bituma batungura maze batsinda mu ntambara zo hambere. Itegeko rya kane: buri gihe vuga bike kuruta ibikenewe. Kuvuga byinshi bigabanya ibanga ryawe kandi bigaha abandi amahirwe yo kugutsinda. Ijambo rigufi rituma abantu bakwitaho cyane, bakuzuza ituze batekereza kandi bakaguha icyubahiro. Koresha amagambo make atuje, hanyuma ibikorwa byawe nibyo byerekana imbaraga zawe. Urugero: umwamikazi Elizabeth wa mbere yakundaga gutega amatwi kurusha uko yavugaga, bigatuma abadiplomate batamenya imigambi ye. Itegeko rya gatanu: byinshi bishingiye ku izina ryawe. Reputation ririnde nk'ubuzima bwawe. Izina ryawe rimeze nk'inkingi ikurinda, rishobora kugufungurira imiryango cyangwa rikayifunga. Izina ryiza rituma abantu bakwizera bakagushyigikira, naho izina ribi rigatinyura abanzi bawe.
gira icyo ukora mu guhora urinda izina ryawe kandi nihagira ikiryangiza ugikemure hakiri kare kandi vuba. Urugero, Julius Caesar yakoresheje intsinzi mu ntambara yubaka izina rikomeye hanyuma arikoresha no muri politiki ayobora abaturage. Itegeko rya 6, tuma abantu bose bakwitaho uko byagenda kose. Iyo abantu batakubonye imbaraga zawe zirashira. Kugaragara mu buryo bw'ubwenge bituma abantu bakubona nk'uw'ingenzi. Biteza abantu kuvuga kuri wowe ariko ugenzura uko inkuru yawe isakara. Urugero, Cleopatra yakoresheje kwinjira ahantu mu buryo butangaje n'imyiyerekano ikomeye kugira ngo akurure abantu kandi agire ingaruka ku bayobozi b'amahanga. Itegeko rya 7, tuma abandi bagukorera ariko uhabwe icyubahiro. Reka abandi bakoresha ubumenyi n'igihe cyabo bateza imbere imigambi yawe. Wowe uyobore kandi ugire abo ugenera imirimo yabo ku buryo ishimwe n'inyungu biza kuri wowe. Ibi bigutwara igihe gito kandi bigatuma ugaragara nk'ushoboye kandi wihuta. Urugero, abami n'abategetsi benshi bishingikirije ku bajenerali n'abajyanama bafite impano zo gutsinda intambara ariko intsinzi zikitirirwa bo. Itegeko rya 8, tuma abandi aribo baza bagusanga. Koresha ikibakurura igihe bikenewe. Iyo abantu aribo baza kuri wowe ni wowe ugenzura amategeko bagomba kugenderaho. Baha ikintu gishimishije cyangwa utegura uko ibintu biri bugende ku buryo abahisemo kuza aho uri bagomba gukurikiza amategeko yawe. Ibi biguha akarusho mu biganiro no mu bintu byose mubuze kwemeranywaho. Urugero, mu bihe bya kera abami bateguraga iminsi mikuru mu ngoro zabo maze abategetsi bakaza gusaba imbabazi cyangwa inkunga, bigatuma abo baje bagana umwami biyemeza kumushyigikira igihe cyose. Itegeko rya 9, tsinda ukoresheje ibikorwa si amagambo. Amagambo ashobora kwirengagizwa cyangwa agakoreshwa kukugirira nabi. Ibikorwa nibyo byerekana ukuri. Iyo ugaragaje ibisubizo bigaragara abantu bareka kujya impaka bagatangira kugukurikira. Shyira imbaraga mu gutsinda bigaragara, wirinde gupfusha igihe mu mpaka ndende. Urugero, umugaba w'ingabo utsinze intambara abona ubufasha n'icyizere byihuse kurusha wa wundi wasezeranyije intambara ariko ntabikore. Itegeko rya 10, irinda abantu batajya bishima ndetse n'abanyamwaku kuko birandura. Abantu bahora bababaye cyangwa batsindwa bashobora kukugusha hasi kubera kubana nabo. Ibibazo byabo bishobora kuba ibyawe iyo mubanye cyane. Hitamo abafatanyabikorwa bafite imbaraga nziza n'intsinzi kugira ngo urinde inzira yawe. Urugero, abacuruzi birindaga abafatanyabikorwa batsindwaga, barindaga umutungo wabo n'izina ryabo. Itegeko rya 11, iga gutuma abantu bagukenera. Imbaraga ziyongera iyo abandi bakeneye icyo utanga. Iyo abantu bagutegerejeho imirimo, imbabazi cyangwa uburinzi, bakubera indahemuka. Tanga agaciro kihariye kandi wemeze ko utasimburwa byoroshye. Urugero, abami bahaga abatwara ubutaka n'inshingano bigatuma babeshwaho n'ineza y'umwami. Itegeko rya 12, koresha ukuri n'ubugwaneza bipimye kugira ngo uceshe make uwo ushaka kugenzura. Ukuri guke cyangwa impano nto bishobora gutuma abantu bakwizera vuba. Icyo cyizere kigufasha kubayoba nyuma no mu buryo batari kwemera iyo baza kubimenya. Koresha ukuri n'impano mu rugero kugira ngo bitaba ibisanzwe bategereje buri gihe. Urugero, umunyapolitiki ashobora gushimira ku mugaragaro uwo bahanganye kugira ngo agabanye amakenga nyuma akabona inyungu mu matora. Itegeko rya 13, iyo usaba ubufasha jya wibanda ku nyungu zabo bwite, si ku mbabazi cyangwa kugushimira. Abantu bafasha vuba iyo babona ko bafitemo inyungu. Garagaza uko umugambi wawe ubagirira akamaro, bazagushyigikira nta kwiganda cyangwa gushidikanya. Ntukishingikirize ku bugwaneza cyangwa ku byiza wigeze kubakorera kera. Ba umunyakuri mu mibare n'inyungu, werekana intsinzi yabo. Urugero, abacuruzi babonaga abashoramari babasezeranya inyungu atari ukubinginga ngo babagirire impuhwe. Itegeko rya 14, b'inshuti ariko ukore nk'amaneko. Iyo uteze amatwi kandi ukareba mu buryo bw'inshuti, abantu baguhishura ibyo batari kubwira abo batazi. Ibiganiro bisanzwe n'ubugwaneza bikunze gufungura amarembo y'imigambi nyayo n'intege nke. Koresha ayo makuru witegure kandi wirinde ibyago, si ugukomeretsa abandi nta mpamvu. Urugero, abategetsi bakoreshaga abagaragu n'abashyitsi mu gutanga amakuru y'ibyavugirwaga mu ngoro no kumenya imigambi mibi hakiri kare. Itegeko rya 15, menyera gutsinda umwanzi burundu ukamurimbura. Gusiga umwanzi utamurangije burundu bituma agaruka akomeye kurushaho.
Nyuma y'intambara, senya umwanzi burundu kugira ngo atazongera kwiyubaka. Ibi birakakaye, ariko birinda akaga k'igihe kizaza n'intambara zidashira. Urugero, Roma yasenye Karitaje burundu nyuma y'intambara ndende kugira ngo itazongera kubyuka ikabangamira Roma. Itegeko rya 16. Koresha kubura kwawe wongera icyubahiro n'agaciro. Iyo uhora ugaragara, abantu bararambirwa bakamenyera guhora bakubona. Kwigira kure mu gihe gito bituma bagukumbura bakagufata nk'uw'ingenzi kurushaho. Koresha kubura by'akanya gato kugira ngo ugarure icyubahiro, bityo kugaruka kwawe bibe igikorwa gikomeye. Urugero, umuyobozi w'icyamamare wafashe ikiruhuko gito yagarutse yakiriwe n'amashyi menshi n'inkunga nshya. Itegeko rya 17. Tuma abandi bahora bafite ubwoba bworoheje, wubaka isura itungurana. Iyo abantu batazi icyo ugiye gukora, baritwararika kandi akenshi bakumvira. Gutungura no guhindura amayeri bituma abo muhanganya babura icyerekezo kandi imigambi yabo igatinda. Koresha gutungurana mu bwitonzi kugira ngo bidateza ubwoba bukabije cyangwa gutakaza icyizere. Urugero, bamwe mu bayobozi b'abasamurayi bahinduraga ingamba kenshi bigatuma abanzi babo bahorana ubwoba. Itegeko rya 18. Ntukiyubakire igihome cyo kukurinda. Kwigunga ni akaga. Kwihisha bishobora kuguha ituze ryo mu mutwe, ariko bikagutandukanya n'amakuru n'inshuti. Imbaraga zikenera abantu, ubucuti n'amakuru kugira ngo zibeho. Guma hagati y'abandi, wumve ibyo bavuga, bityo ubashe gusubiza neza. Urugero, umwami wigunze ntamenye ibibazo by'abatware be bituma atakaza ubutegetsi. Itegeko rya 19. Menya uwo muhanganye nawe, urinde kubabaza umuntu utari we. Abantu bagira imyitwarire n'imbaraga bitandukanye, igisebo gito gishobora kuba ikibazo gikomeye. Iga amateka y'umuntu n'aho agera mbere yo kumuhangara. Hitamo intambara neza kandi ntuzigere usuzugura umuntu utuje cyangwa wihangana. Urugero, gusuzugura umutware ukomeye byigeze guteza amakimbirane maremare yagiriye n'ab'abami. Itegeko rya 20. Ntukizirikire ku muntu runaka. Iyo wizirikiye ku muntu, utakaza ubwigenge bwo gukora ibyo ubonye. Iga kugumana amahitamo menshi, ugira ubucuti n'amatsinda atandukanye kugira ngo wimuke igihe amahirwe ahindutse. Uko kwigenga kugufasha kubona amasezerano meza no kwirinda imitego. Urugero, abadiplomate bagumanye ubwisanzure hagati y'ingoro ebyiri, babonaga inyungu zombi iyo abantu bahindukaga. Itegeko rya 21. Itware nk'injiji kugira ngo ufate injiji. Yerekane nk'udasobanukiye kurusha uhanganye nawe. Kwigira nk'udafite imbaraga bituma abandi birara bakavuga byinshi. Ibyo bigufasha kumenya imigambi yabo no gufata ikibuga igihe biraye. Bikore mu bwitonzi, ntihagire umuntu wumva ko usuzuma. Urugero, umucuruzi ashobora kwigira nk'udasobanukiwe ijambo runaka, bigatuma umuguzi agaragaza igiciro cyiza kurushaho. Itegeko rya 22. Koresha uburyo bwo kumanika amaboko. Hindura intege n'imbaraga. Kumanika amaboko mu gihe gikwiriye bihagarika igihombo kandi bikaguha umwanya wo kongera kwiyubaka. Iyo uciye bugufi ku gihe, umwanzi araruhuka, ugakomeza kubaho ugategura kugaruka ukomeye. Urugero, umugabo w'ingabo ashobora gusubira inyuma akarokora ingabo ze, inyuma akagarukana ingamba nziza zo gutsinda. Itegeko rya 23. Shyira imbaraga zawe ahantu h'ingenzi. Wibande ku kintu kimwe cy'ingenzi aho gusesagura imbaraga ahantu henshi. Igitero kimwe gikomeye cyangwa igitekerezo kimwe gifite imbaraga biruta byinshi byoroheje. Shyira umutungo wawe ahantu ugira icyo uhindura. Urugero, Alexander Rogara yibandaga ku ngingo z'ingenzi mu ntambara, agaca imirongo y'abanzi vuba. Itegeko rya 24. Kora nk'umukozi w'ibwami utunganye. Menya amategeko y'aho ukorera kandi ukoresha imyitwarire myiza nk'inyungu, gushima, guhitamo igihe gikwiye no gufasha abandi bifungura imiryango y'icyizere n'izamuka mu ntera. Wicishe bugufi mu ruhame, ube umunyabwenge mu ibanga kugira ngo ugirirwe icyizere. Urugero, umukozi w'ibwami werekanye ikinyabupfura akanashima umwami yabonye ijambo n'ububasha. Itegeko rya 25. Iyongera ubundi muntu. Ushobora guhindura uko abantu bakubona uhindura isura yawe, ibikorwa byawe n'amagambo ukoresha. Ishusho isobanutse kandi ikomeye izana abayoboke kandi igatuma intego zawe zoroshye kwakirwa. Kwiyubaka bushya bigufasha iyo inzira za kera zitagikora. Urugero, Napoleon yahinduye isura ye ava ku musirikare ajya ku mwami. Akoresha iyo shusho nshya akusanya ubudahemuka.
Itegeko rya 26: bika amaboko yawe asukuye, irinde gukora imirimo mibi ituma abantu bakwanga, koresha intumwa cyangwa abandi bakora imirimo itari myiza kugira ngo isura yawe igume ari nziza. Iyo ibibazo bije wifuza kugaragara nk'ukiranuka kandi uri hejuru y'akajagari. Urugero, abayobozi bakundaga gukoresha intumwa mu guhana abantu kugira ngo bo ubwabo bataryozwa ayo mabi. Itegeko rya 27: koresha icyifuzo cy'abantu cyo kwizera bubaka bakwemera cyane nk'umuco w'itsinda rikomeye. Abantu kenshi bakeneye inkuru cyangwa icyizere cyo gukurikira. Icyerekezo gisobanutse cyubaka ubudahemuka bukomeye. Baha inzozi cyangwa ikimenyetso bazizera, bazagiharanira bikomeye. Ariko witonde, ukwizera kutabaza ubwenge bishobora guteza ibyago kandi bikagorana kugenzura nyuma. Urugero, abayobozi bafite akarimi gatyaye basezeranyije isi nziza, bakusanyije ababakurikira biyemeje gukora ibintu batabajije. Itegeko rya 28: injira mu bikorwa ufite ubutwari, genda wizeye kandi wihute. Abantu bubaha ibyemezo bifatwa vuba kandi byizewe. Intambwe zikomeye zitera ubwoba abo muhanganye kandi zigahuza abashyigikiye bashaka imbaraga. Gutindiganya biha abandi umwanya wo gukora. Ubutwari bugena igihe. Urugero, Gengis Khan yateraga vuba kandi ashize amanga, abanzi be ntibigeraga babona umwanya wo kwitegura. Itegeko rya 29: tegura byose kugeza ku musozo. Tekereza ku ngaruka za nyuma mbere yo gutangira, utekereze n'ibishobora kugenda nabi. Gutegura neza bigabanya gutungurwa kandi bikagutegurira guhinduka. Buri gihe ugira indi gahunda yo kurinda ibyo wungutse. Urugero, abayobozi b'ingabo bateguraga inzira z'ibiribwa n'inzira zo gusubira inyuma, birinda ibyago mu ntambara ndende. Itegeko rya 30: tuma ibyo wagezeho bigaragara nk'ibyoroshye. Hisha akazi kenshi wakoze inyuma y'ingaruka nziza zigaragara neza kugira ngo abantu bishimire ubuhanga bwawe. Iyo ikintu kigaragaye nk'icyoroshye, abandi batekereza ko ufite imbaraga n'ubwenge karemano. Iyo shusho ituma abo muhanganye bagira ubwoba kuko babona utarwana cyane. Urugero, umunyapolitiki w'umuhanga ahisha ibiganiro birebire yakoze, akerekana icyemezo cya nyuma nk'icyafashwe byoroshye. Itegeko rya 31: genzura amahitamo. Tuma abandi bakina amakarita wowe bateguriye. Habana amahitamo yose aganisha ku cyo wifuza. Bumve bafite ubwigenge ariko ari wowe ubayobora. Iyo amahitamo yose akugirira akamaro, ni wowe ugenga icyemezo mu gihe abandi batekereza ko ari bo bahisemo. Koresha uburyo bwo gushyira ibintu mu nyandiko cyangwa mu biganiro mu bwenge kugira ngo utsinde mu masezerano yo muri politiki. Urugero, umwami ashobora gutanga imishinga 2 y'imisoro yemerewe, abategetsi bagahitamo imwe igafasha ingoma. Itegeko rya 32: kina ku nzozi z'abantu. Abantu benshi bakunda inkuru zibaha icyizere kurusha ukuri gukakaye kuriho. Baha inzozi z'icyubahiro, ubutunzi cyangwa umutekano. Uzabona abagukurikira vuba, ariko ntuzasezeranye ibyo utazashobora gusohoza kuko bizatuma bagutakariza icyizere nyuma. Urugero, abayobozi basezeranya ubutunzi bworoshye babona inkunga y'abantu bafite icyizere mu gihe gito. Itegeko rya 33: menya aho umuntu ahebuje cyane, aho umubabaro cyangwa icyifuzo cye kiri. Shakisha icyo buri muntu wese ashaka cyangwa atinya, ukoresha ayo makuru mu kumuyobora. Gushyira igitutu gito ahantu heza bigenda neza kurusha gukoresha imbaraga nyinshi. Koresha ubu bumenyi mu bwitonzi, wirinde ubugome butera urwango ruhoraho. Urugero, umuyobozi uzi ko umukozi ashaka kuzamurwa mu ntera amuha inshingano zituma agaragaza ubushobozi bwe. Itegeko rya 34: ba nk'umwami mu buryo bwawe. Itware nk'umwami kugira ngo abantu bakwiteho nk'umwami. Gira icyubahiro, ituze, ubwitonzi mu myitwarire yawe kugira ngo abandi bakubahe. Kwizera mu magambo no mu myambarire bihindura uko abantu bakubona. Ntibisaba ubugome, bisaba kuba uhamye kandi wiyubaha. Urugero, umuyobozi w'umujyi wavugaga atuje akanambara neza yabonye icyizere n'icyubahiro by'abaturage. Itegeko rya 35: menya neza ubugeni bwo guhitamo igihe cya nyacyo. Tegereza igihe gikwiye, hanyuma ugire icyo ukora vuba kandi wizeye. Gukora kare cyane cyangwa gutinda cyane bishobora gusenya umugambi mwiza. Itegereza ibimenyetso, wige ku byabaye, uhitemo igihe kiguha amahirwe menshi. Urugero, umuyobozi w'ingabo yahisemo gutera nijoro, yatunguye umwanzi abatsinda mu gihe bari baryamye. Itegeko rya 36: ntiwite ku byo udashobora kubona. Kubyirengagiza niko kwihorera kwiza kurusha ukundi.
Kwerekana ko wifuza cyane icyo udashobora kubona bigaragaza intege nke. Iyo wigize nk'utabyitayeho, abandi batakaza ububasha kuri wowe n'agaciro kawe kakiyongera. Iyi myitwarire irinda ishema ryawe n'ibitekerezo byawe. Urugero, umukandida wirengagije amagambo mabi y'uwo bari bahanganye yagaragaye nk'uri hejuru y'ibitotsi, atsindira icyubahiro cy'abamutora. Itegeko rya 37: shyiraho ibirori n'ibirangaza bikurura imitima y'abantu. Amashusho akomeye n'imihango bituma abantu bumva ibintu kandi bakakwibuka. Koresha ikinamico, amabara n'ibimenyetso bisobanutse kugira ngo inkuru yawe igume mu bitekerezo by'abantu. Igikorwa kimwe gikomeye gishobora guhindura uko abantu bakubona mu myaka myinshi. Urugero, abami bakoreshaga imihango yo kwimika n'imyiyerekano ikomeye bagaragazaga imbaraga, bagakurura ubudahemuka bw'abaturage bayoboraga. Itegeko rya 38: tekereza uko ubishaka ariko witware nk'abandi. Ibitekerezo byawe nyakuri bigumane mu mutima wawe niba bitandukanye n'iby'abandi benshi. Kwitwara nk'abandi mu ruhame bigufasha kugenda neza kandi utekanye mu gihe mu ibanga wowe uri gutegura impinduka z'ejo hazaza. Uko niko wirinda kwangwa hakiri kare kandi ugasiga imiryango ifunguye kugeza igihe gikwiye kigeze. Urugero, umunyamahanga wageze mu bwami bushya yabanje kwiga imigenzo n'umuco, nyuma agenda atangira kuzana ibitekerezo bishya gahoro gahoro. Itegeko rya 39: vangavanga amazi kugira ngo ufate amafi. Tegura akajagari gake kugira ngo ubone abasara n'abaguma ku murongo. Iyo ibintu bihungabanye, impamvu nyakuri n'imbaraga z'abantu bigaragara vuba. Ibyo bigufasha kumenya inshuti zawe no gutandukanya abasaragurika cyangwa abakugambanira. Umuyobozi wahinduye imiterere y'amatsinda by'igihe gito yabonye abashoboye kwihindura n'abatangiye kwitotomba. Itegeko rya 40: wanga ibyo uhawe ku buntu. Witondere impano n'ubugiraneza kuko akenshi biza biherekejwe n'inshingano zitagaragara. Kwishyura bituma wigenga kandi wubahwa, bikanagabanya imyenda itunguranye. Wubahe ibyo wishyuye kandi witondere impano zisaba inyishyu itazwi inyuma. Urugero, umucuruzi wiyishyuriye serivisi aho kwakira impuhwe z'abashakaga kumwishyurira, yirinze ibisabwa bitunguranye by'abo bari kumwishyurira. Itegeko rya 41: irinde gukandagira mu kirenge cy'umuntu ukomeye. Niba usimbuye umuyobozi wamamaye, ntukamwigana uko yari ameze. Abantu bazahora bakugereranya nawe kandi ugaragare nk'udafite imbaraga ugereranyije nawe. Rema inzira yawe n'imyitwarire yawe bwite kugira ngo abantu bakwemere uko uri. Urugero, umuyobozi mushya yagaragaje kuba kopi y'uwamubanjirije wakunzwe cyane yaratsinzwe kuko abantu bashakaga icyerekezo gishya. Itegeko rya 42: vutura umwungeri intama zizatatana. Nukura cyangwa ugacecekesha umuyobozi, itsinda kenshi rirasenyuka. Vutura umuntu utanga icyerekezo cyangwa uburinzi, abayoboke babura umuteguro. Ibi bishobora gusenya itsinda vuba, ariko bigomba gukorwa witonze kugira ngo hatabaho akajagari. Urugero, iyo polisi ikuyeho umuyobozi w'agatsiko k'abagizi ba nabi, akenshi iryo tsinda riratatana rigacika intege. Itegeko rya 43: kora ku mitima n'ibitekerezo by'abandi. Abantu bakurikira uwabageze ku mutima, ubereka ko abitayeho. Tanga icyubahiro ubinyujije mu gutega amatwi, ubugira neza n'inkuru zisobanutse, aho kwishingikiza gusa ku gutera ubwoba n'imbaraga. Ubudahemuka buvuye ku mutima bumara igihe kirekire kurusha ubushingiye ku bwoba. Urugero, umuyobozi w'umuryango w'ubugira neza wumva kandi wubaha abakorerabushake yubaka itsinda rikomeye kandi rimukomeyeho. Itegeko rya 44: kurandura imbaraga no gutera umujinya ukoresha ingaruka z'indorerwamo. Subiramo amagambo cyangwa imyitwarire y'undi muntu uko biri, ubimugaragarize nk'indorerwamo kugira ngo umuyobye intekerezo kandi umubuze ituze. Iyo umwiganye mu kinyabupfura no mu mahoro, ashobora gutangira gusobanura cyane ibyo avuga, bityo akagaragaza imigambi n'ibitekerezo bye byihuse. Iyo umwiganye mu mujinya, ashobora gutakaza kwifata no kugenzura amarangamutima ye. Ubu buryo bugufasha kumenya byinshi ku wundi no kwirinda mu biganiro byo kumvikana. Urugero, guhuza ijwi ryawe n'iry'umunywanyi wawe rituje akenshi bituma atangira gusobanura birenze, agahishura imigambi ye. Itegeko rya 45: wigisha abantu ko hakenewe impinduka, ariko ntukavugurure byinshi icyarimwe. Abantu batinya impinduka nini kandi zitunguranye kuko baba bumva bashobora gutakaza ibyo bari bafite byose. Kora impinduka buhoro buhoro ku buryo bwitondewe,
kugira ngo abantu benshi bazemere uko igihe kigenda gihita. Intambwe nto zubaka gahunda nshya bucece zidateje imyivumbagatanyo ikomeye. Urugero, umutegetsi wahinduraga amategeko buhoro buhoro yashoboye gutuma abanyacyubahiro baguma batekanye kandi yirinda kwigomeka. Itegeko rya 46: ntukigaragaze nk'utunganye cyane. Kwerekana intege nke zawe bituma abantu bakubona nk'umuntu usanzwe kandi bikagabanya ishyari. Abantu bakubonye nk'utunganye bashobora kukugirira ishyari bagatangira kugutega imitego. Koresha kwicisha bugufi no kwemera utunenge duke kugira ngo wiyegereze abantu kandi wubake ubufatanye. Urugero, umukozi wageze ku ntsinzi ariko akavuga ku kunanirwa gato yigeze kugira byatumye abandi bamwiyumvamo aho kumugirira ishyari. Itegeko rya 47: ntukarenze urugero wari wihaye. Mu ntsinzi menya igihe cyo guhagarara. Nyuma yo gutsinda shimangira ibyo umaze kugeraho kandi wirinde gukomeza gusunika ibintu utitonze. Kurenza urugero bikururira umuntu abanzi bashya n'ibibazo bishya bishobora gusenya ibyo yari amaze kugeraho byose. Wizihize intsinzi, wubake umutekano w'aho ugeze, hanyuma utegure intambwe ikurikira witonze. Urugero, ikigo cyateye imbere vuba cyane kitarubakiye kuri gahunda n'imiyoborere ihamye cyaje gusenyuka nyuma y'intsinzi ya mbere kuko kitahagaze ngo cyubake iby'ejo hazaza bishya kuko ibya mbere byari byamaze kurangira. Itegeko rya 48: fata ishusho ihindagurika. Ba wa muntu uhindagurika. Witegure guhindura imigambi, imikorere n'amayeri uko ibintu bigenda bihinduka. Nk'amazi, ihuze n'icyo uhura nacyo. Kandi wirinde imitego isaba imiterere ihamye idahinduka. Kumenya guhinduka bituma urokoka igihe ibihe bihinduka vuba. Urugero, startup yahinduye igicuruzwa cyayo nyuma yo kwakira ibitekerezo bya mbere yararokotse. Mu gihe abakoraga bimwe nabo batamenye guhindura baratsinzwe bafunga imiryango barataha. Ubu ngubu urabizi, imbaraga si impanuka, ni ubumenyi. Abantu bagukoresheje zo si uko bakurusha umutima, nuko bakurushije kumenya amategeko y'isi. Ariko kuva uyu munsi ntukiri umunyamahirwe gusa, uri umuntu ubonye urumuri. Ntugomba gukoresha amategeko yose, ariko ugomba kuyamenya, kuko utayazi akoreshwa kuri wowe n'ubundi. Uzakomeze kuba umuntu mwiza, yego, ariko ube n'umuntu umenya igihe cyo guceceka, igihe cyo kuvuga, igihe cyo gutega amatwi, n'igihe cyo gutera intambwe. Ibuka ibi: isi yubaha uwiyubaha. Isi ikurikira uza ahajya, kandi imbaraga zijya kuri wa muntu utazisaba, ahubwo wa muntu wamenye ko zikorerwa. Niba iyi video yagufunguye amaso, niba yaguteye gutekereza, niba yaguha imbaraga zo kwiyubaka, subscribe kuri Guta. Usangize abandi iyi video kuko ubumenyi nk'ubu ntibugomba kuguma ku muntu umwe. Ugize amahitamo abiri: gukomeza kuba igicucu cyangwa kuba umuntu uzi amategeko y'umukino. Amahitamo ni ayawe.